Reka nguhe ikaze ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro y'Imana abe kuri wowe. Niba ufite Bibiliya ndagira ngo usome mu Itangiriro igice cya 2 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Nawe niba utayifite reka nkunyuriremo cyangwa se nk'ubusobanuro bw'ibyanditsemo. Ibyanditsemo biravuga ngo Imana yaremye ibiri mu isi byose mu minsi 6, igeze ku munsi wa 7 iraruhuka. Uwo munsi wa 7 yawuhaye umugisha ko ari Imana yaruhutseho, ndetse n'ibyo yaremye ibiha umugisha. Ndagira ngo nimba ujya wibaza aha Isabato iva, wowe waba uyemera waba utayemera, nibyo tuje kureba. Ushobora kuba unayemera ariko utazi aho yavuye, cyangwa nawe utayemera ariko impamvu utayemera ariko utazi aho yavuye. Nibyo tugiye kureba muri kino kiganiro. Icyo nkwibutsa no gukora subscribe, ugakanda ukazojya kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tujya dukora umunsi ku munsi, kandi rega no gutezanya imbere, mukamfasha mukaneza imbere, nanjye nkajya mbaha ibiganiro birimo ubwenge, kandi ntabwo ngenza mbabeshya ko iri ni ijambo ry'Imana tuba tuganira. Ngira ngo mwese mwigize kumva aho idini ry'Abayahudi. Abayahudi ni idini ryabayeho kera cyane, mu myaka irenga 1000 yabayeho. Iri dini ry'Abayahudi niryo ryizirizaga Isabato cyane. Niryo bivugwa ko Bibiliya itubwira ko ari ryo dini ryahawe Isabato mbere y'andi madini yose. Iri dini ry'Abayahudi, abantu kwizihiza Isabato byari itegeko, ntabwo byari ubusabe, byari itegeko. Iyo umuntu yabaga yishe Isabato yabaga yakoze icyaha kiremereye ku buryo nabo bamuhanishaga igihano gikakaye gikomeye cyane. Isabato rero ni itegeko. Kwizihiza Isabato ni itegeko twahawe n'Imana. Ujye mu gitabo cya Bibiliya usome mu Kuva igice cya 20 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11, urahasanga amategeko y'Imana uko ari 10 yahawe Mose. Twese uko tubizi tuzi amategeko 10 Imana yahaye Mose kugira tujye tuyakurikiza. Muri ayo mategeko 10 harimo itegeko rivuga ngo ujye wizihiza umunsi w'Isabato, ntukagira ikintu ukoraho, yaba wowe yaba umuja wawe ndetse n'inyamaswa ibintu nk'ibyo nyine. Ntihagira umuntu, ntabwo ngende kubisoma, nabisomye nuko nari kubabwira nyine, mba ndi kubinyuramo kugira twihute. Iri ni itegeko, urumva, ni itegeko Imana yaduhaye kugira ngo tujye twizihiza Isabato kuko nayo yarayizihije. Yageze ku munsi wa 7 iraruhuka. Gusa abantu bamwe bagenda bavuga ati se kuki bamwe basenga ku cyumweru abandi bagasenga ku wa 6? Urugero nk'Abadiventiste b'umunsi wa 7 nibo bazwiho cyane muri kino gihe Isabato, kandi basenga ku Isabato ni ku wa 6. Isabato yabo itangira ku wa 5 nimugoroba ikarangira ku wa 6 nimugoroba. Kandi iyo dusomye Bibiliya dusanga ko niba wasomye mu Itangiriro, Imana handitse ngo umunsi wa mbere wararangiye, buragoroba buracya, umunsi urarangira. Urongera buragoroba buracya, umunsi urarangira. Ni ukuvuga ngo umunsi kera umunsi watangiraga ubugorobye. Ndagira ngo ubyumve neza. Niba ugenda ukubeshya ujye mu Itangiriro urabisoma ndabyumva. Haranditse ngo buragoroba buracya, umunsi wa mbere urarangira. Urumva umunsi warangiye bugorobye bugacya, ntabwo umunsi urangira bugorobye nibwo urangira. Ndagira ngo wumve kino kintu, umunsi urangira bugorobye, ariko ntabwo umunsi urangira mu gitondo nk'uko twe twabimenyereye, aho saa 6 z'ijoro ngo umunsi uba utangiye. Biriya ni ibintu byaje bishyirwaho nyine mu isi, byashyizeho n'abayobozi b'isi, ntabwo ari Imana yabishyizeho. Kandi Imana niyo yaremye umucyo, kuko niyo dusomye Bibiliya mu Itangiriro niyo yategetse ati habeho umucyo uraba, habeho n'umwijima biraba. Urumva Imana niyo yaremye umucyo, ubwo yaremye amanywa n'ijoro, niyo yagombaga gushyiraho n'igihe tuzaba tubigenera n'igihe bizaba birangirira. Ahubwo twebwe tuje hano mu isi, abayobozi b'isi nibo baje kwishyiraho amategeko yabyo, tukaba ari nayo tugenderaho twamenyereye, bikaba nibyo bikurura impaka. Ariko iyo usomye Bibiliya ugenda ubyumva byose uko aho byaturutse. Aya mategeko y'Imana yahaye Mose
ngo tuyakurikize nk'uko nabibabwiye harimo rino tegeko ryo kubahiriza isabato, kandi tumenye n'igihe isabato igomba gutangira n'igihe umunsi ugomba gutangira ukanarangira, ndetse n'isabato muri rusange. niyo mpamvu abadivantisite batangira isabato ku wa gatanu nimugoroba. Ubwo nibwo umunsi uba urangiye, ubwo undi ugahita utangira ako kanya nyine. Nibwo umunsi uba urangiye undi ugahita utangira. Isabato ikongera ikarangira ku wa gatandatu nimugoroba, umunsi ugize urangiye. Niba mukurikiye mwumve neza, mwumve kino kintu. Umunsi urangira ku wa gatanu, urangira nimugoroba bugorobye. Umunsi nibwo urangira, ubwo urumva urangira uhita unatangira. Ni ukuvuga ngo impamvu abadivantisite bizihiza isabato guhera ku wa gatanu nimugoroba kugeza ku wa gatandatu nimugoroba, ni ukuvuga ngo umunsi uba watangiye ku wa gatanu izuba rirenze, ukongera ukarangira ku wa gatandatu izuba rirenze. Niyo mpamvu bizihiza isabato, kandi ntihagire ikintu na kimwe bakora, kuko n'Imana yaruhutse umunsi wose wa karindwi, kandi yari yarakoze mu minsi yose ingahe? 6. Ariko n'impamvu andi madini y'abaprotestante asenga ku cyumweru, ngo bo bahisemo kwizihiza icyumweru, ngo kuko icyumweru kigaragaza izuka rya Kristo cyangwa se rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu bahisemo gusenga ku cyumweru. Ariko ngo abadivantisite bo bakurikiza isabato kuko ari ibintu byanditswe muri Bibiliya, ari n'itegeko Imana yahaye abantu ngo bajye bagenderaho. Ubwo urumva dukurikije Bibiliya twasanga andi madini yose asenga ku cyumweru ataba ari gukurikiza itegeko. Kandi se iyo unarebye ko Imana yaruhutse umunsi wa karindwi wose nta kintu yigeze ikoraho, kandi aya madini asenga ku cyumweru usanga mu gitondo wenda nimba basenga no muri misa, usanga umuntu ngo yagiye muri misa ya mbere avuyeyo, mu gihe bamwe bari gusenga misa ya kabiri we ahita agenda afungura botike, ari gucuruza, agenda ajya mu yindi mirimo arakora. Kandi koko ibyo bintu ntabwo Bibiliya ibitwemerera. Icyo ni ikindi kintu mugomba gutekerezaho. Njye nababwiye ngo nta dini mba mbogamiyeho, dusoma Bibiliya tukiyungura ubumenyi nyine, tukafata ibintu byo muri Bibiliya, kuko Imana yaduhaye Bibiliya kugira ngo tujye tuyigenderaho, iduha n'amategeko yayo 10 kugira tujye tuyakurikiza. Mu gihe nyine twayishe tuzahanwa. Rero mba ndi kubasobanurira kugira ngo mubyumve. Kandi ikintu mba ngusaba ni gukora subscribe, ko bino biganiro ni ibiganiro by'ubwenge mbibagiramo, nkabibasomera, nkaza nkanabibabwira mukabimenya byoroshye, ku buryo icyo ukora ari ugutega amatwi gusa. Niba uba ushaka no kubyinjiramo ngenda nkurangira, kuko niyo kubwira ngo genda usome mu itangiriro igice cya 2 kugeza ku 3, usome mu kuva igice cya 20 guhera ku 8 kugeza ku 11. Urumva mba ndi kugenda nkurangira ahantu nawe wagenda ukabyisomera, kugira ngo ubone ko ibintu mba mbabwira mba nari kubabeshya. Iyi sabato rero njyewe ikintu ugiye kunkorera, ujya kujya muri comment utubwire ati se ari amadini asenga ku cyumweru nasenga ku wa gatandatu, wowe wumvishe ari irihe riri mu kuri? Icyo nicyo nshaka gukora. Nshaka kujyamo muri comment ukatubwira idini wowe wumvishe riri mu kuri. Ibiganiro byacu nakagaruka muzamugenda mubimenya, cyane ibiganiro bivuga ku iyobokamana. Kandi icyo mubasaba ni ukujya mugakora subscribe, mukaneza imbere, nanjye nkazambaho ibiganiro byizewe. Ciao.